reka rero mbashimire, ndatekereza ko ubu ngubu dukomeje kuba turi kumwe ku rubuga rwacu. ngira ngo ejo narabateguje mbabwira ko kuri urubuga rwacu igihe cyose buri mugoroba ngomba kubagezaho ubutumwa bwiza, kandi ndabona amasaha yacu yageze, kandi nkomeze nkangurira abantu dukurikirana, abantu duhurira kwa runo rubuga rwacu rwa Bohoka tuvuge ukuri kw'Imana mu byo dukora, mu byo twubaka. ndagira ngo mbashishikarize igihe icyo ari cyo cyose gutanga ibitekerezo kandi kuza tugahuza urugwiro, kuko ntabwo tugomba gucika intege nk'abakristo, kandi ntabwo ari twebwe tugomba gusigara inyuma. reka mbanze bumvisha aka karirimbo, ahasigaye dukomeze tuganire ku ijambo ryacu ry'uyu munsi, ndetse mbabwire n'intego nyamukuru y'ijambo turaganiraho. reka mubanze mwumva aka karirimbo kadusubiza mu mwuka, kaduhuriza hamwe. ndatekereza ko mwumva ko kabisa humura rero, humura, reka gucika intege, humura, komera, humura, Yesu arahari, ntucike intege. aka karirimbo gakomeza kavuga ngo Daniel mu rwobo rw'intare yakoze ibishoboka byose, yakoze ibishoboka byose, kandi Imana ibana nawe. rero kuri uyu mugoroba, mbere yuko dutangira, mbabwire ngo gira umwete wo gukangurira benshi ubwami bw'Imana. gira umwete wo kuba icyitegererezo cyo kwigirwaho ubuzima bwiza tuzabona mu bwami bwo mu ijuru. mu kinyarwanda hari umugani bajya baca bavuga ngo umuhanga wo kurya arara akarabye. kandi ngo inzira uzanyuramo uyiharura hakiri kare. reka rero kuri uyu mugoroba mbabwire ngo abantu mwese duhurira kuri uru rubuga, kugira ngo twese, ndi kwifuza ko twese twaba dufite bibiliya nk'izi zacu. ntekereza ko bibiliya itarenga amadolari 20, ariko nanjye nihaye intego yo kugira uruhare mu kubaka uyu muryango, kugira ngo tuzabe umuryango munini duhurira kuri uru rubuga. umuntu uzajya atanga ibitekerezo byibura kuri buri kiganiro akaba uwa mbere mu gutanga igitekerezo. ntekereza ko iyi bibiliya y'ikinyarwanda cyangwa igifaransa y'icyongereza ntabwo irenza, cyangwa se ikidanwa ku bari hano muri Denmark, ntabwo irenza amadolari 20. niyemeje rero ko umuntu wese uzatanga komantere byibura ku biganiro 20, ko buri munsi ngomba gushyiraho ikiganiro kuri uru rubuga, zajya akaba adafite bibiliya, kugira ngo igihe ndambuye bibiliya nawe asome. aha muri Denmark azajya ambwira bibiliya niba ayikeneye nyimugurire. muri Afurika nabwo azajya ambwira nyimwohereza, ariko muri Afurika ho birohereza kuba namwohereza amadolari 20 akigurira bibiliya ye aho yaba ari hose mu rurimi yumva yaba ashaka. komantere 20 ukaba uwa mbere igihe cyose. icyo gihe uzaba ufite guhabwa bibiliya, kuko ndi kwifuza ko tuba umuryango munini twigana bibiliya, nkuko navuze ngo tugomba kuba abasirikari bakoresha intwaro tuzi. uyu munsi rero iryo niryo tangazo mbanze kubageza, kugira ngo umuntu wese wandika komantere yumve ko akwiye kubona bibiliya. hano muri Denmark azavuga aho nayimusangiriza ko hari izo mfite, ariko aba yakoresha ururimi njyewe ntafite hano. bibiliya ngira ngo nyinshi
nararebye ku biciro inyinshi ntabwo zirenze amadolari 20. kuba rero nifuza ko hari abantu byibura 20 muri uku kwezi cyangwa mu mezi abiri nagurira bibiliya, kubera nabo umusanzu bagaragaje ko ikizangaragariza ko ufite uwo mushake ko twubaka kominote, twubaka umuryango w'Imana ukeneye kujijukirwa n'ijambo ry'Imana, uzajya unyandikira ngaha hindura gutya hindura gutya. Nubikora byibura inshuro 20 uri uwa mbere kuri urubuga rwacu rwa Bohoka. Nushaka uzajya wandikamo Habyarimana na Crete kuri YouTube, uzajya uhita ubona ibiganiro byanjye. Kandi ikiganiro cyanjye niba waranditseho like ukaba wariyandikishije wariyabonye, ufite abonoma kuri ikiganiro ngishyiraho cyakugeza, ugahita ukibona, ugahita wandikaho commentaire ibyo wumva twakora. Commentaire zanyongereza agaciro kuko nizo zimpereza inspiration zo gutuma tegura ibiganiro bya buri munsi. Mbifatanya n'akazi, ariko narabyiyemeje ko umurimo wa mbere nahamagariwe ni ukuvuga ubutumwa. Njyewe ndi umuvugabutumwa, ndi umukristo, kandi ndi mu rugendo rujya mu ijuru. Uyu mugoroba rero ndatinze, nagira ngo tuganire ku mugabo w'Imana, umuhanuzi w'Imana, intwari y'Imana, umugabo wabaye umusirikare mwiza ku rugamba. Turaganira ku mugaragu w'Imana Daniel. Ni umuhanuzi, kandi twese Daniel iyo tumuvuze duhita twumva ibikorwa by'indashyikirwa by'umukristo. Iyo Daniel tumuvuze igihe icyo ari cyo cyose twiyumvisha ukuntu yirinze akigengesera, akarinda ijambo ry'Imana ryari riri muri we, akarinda umuco w'iwabo, akarinda ubuntu bw'Imana, akarinda umwuka w'Imana, nk'uko natwe bidukwiriye. Daniel rero hari igihe cyageze ari ibwami, amaze gutsinda urugamba, ahasigaye Imana iramuzamura, imwereka ibyo abantu batabasha kubona, iby'iminsi y'imperuka. Uyu munsi tugiye gusoma Daniel, ubuhanuzi bwa Daniel ibice 12, turasoma n'umurongo waho umwe gusa, ibice 12 umurongo wa 3. Haravuga ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Amen. Kandi abanyabwenge bazabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru. Murabona ukuntu izuba riraka, hano hose agasusuruka, twebwe tuba ahantu hakonje, ndetse n'ubuhanze urubura rwafatanye. Muri Afurika bagajya tukiri muri Afurika bavuga imisozi yegeranye, igicu cyabaye cyisi mu kirere baravuga ngo imisozi iregerana. Ariko ngo igihe kizagera izuba nk'uko muribona, kuko izuba utaribonaho ikintu icyo ari cyo cyose kikizinga, ngo niko n'umunyabwenge azarabagirana. Mbega kurabagirana bishatse kuvuga ko ubundi ikintu gikunze kurabagirana, abantu benshi iyo tuvuze kurabagirana tujya tureba kuri zahabu. Zahabu irarabagirana kuko ni ikintu gikenerwa na buri muntu uwo ari we wese, kandi kikagira umumaro haba mu bwiza, haba mu bigaragara ko umuntu yiteje imbere. Zahabu igira agaciro mu mpande zose zo kuri iyi si, no mu bikorwa dukoresha, amakompiyuta, amatelefoni, ibyinshi dukoresha, ziriya zahabu zigenda zifite ibyo zunganiramo. Ariko aha ngaha ndi kuri Daniel yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Daniel avuga ati abanyabwenge, ntabwo Imana yamubwiye ko ari abantu b'injiji. Niyo mpamvu nanjye nashyizemo imbaraga ngo abantu dufatanye kwiga Bibiliya. Imana yangiriye neza, mbona incira inzira njya kwiga ishuri rya Bibiliya, ndaryiga, kandi hari ababimfashijemo, nanjye hari abo nshaka kubifashamo. Ariko icya mbere ndashimira hari umuntu wa mbere, ndetse ni n'umubyeyi wanjye wampaye Bibiliya. Bibiliya nyimaranye imyaka myinshi, ngira ngo ngiye kwimara imyaka 10, ubu ntangiye umwaka wa 18. Umubyeyi wayimpaye, kandi yayimpaye ari impano, ibi impano ikomeye, ndayigendana, nayikoranye nyimaranye imyaka 18. Nayikoranye muri Afurika, ndi kuyikorana hano mu Burayi, mfite n'izindi zitandukanye mu ndimi zitandukanye, ariko Bibiliya yanjye nahawe nk'impano kubera uburyo umubyeyi ashatse kuyimpamo, nayihaye agaciro cyane, n'ubu ndagendana. Ariko Daniel hano aravuga ngo rero abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo. Ese urashaka kujijuka? Umunyabwenge bishatse kuvuga kujijuka, kumenya icyo ukwiye gukora, kumenya uko imibereho yawe ikwiye kugenda. Reka nkubwire, nta muntu uzakurindira imibereho, wowe ubwawe n'Imana yawe yakuremye.
ntabwo uzagendera ku bitekerezo by'umuntu, ahubwo abantu muzunganirana, ariko uruhare runini ni urwawe. Daniel avuga ngo abantu bazarabagirana nk'isanzure ryo mu kirere, ngo kandi bazamera nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Niba waragize uruhare mu kugira umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza, niba waragize uruhare mu kugira umuntu ukura mu mibereho mibi, wumva kuko ingororano yawe nibwo utayibona hano mu isi, uretse ko hano mu isi ntabwo izabura, ariko mu ijuru ho ni agahebuzo. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire ngo mwene data wicike intege. Twatangiranye n'akaririmbo kavuga ngo wicike intege, komeza urugamba, komeza ubwirize, komeza wigishe, wirebe basubiza abantu. Njya mubwira ngo mu itorero hajemo abantu bameze nk'inyeshyamba, basubiza abantu inyuma. Ubu ndi gutegura icyigisho kivuga ngo dushyire hamwe dusohore inyeshyamba mu itorero, dushyire hamwe dusohore inyeshyamba mu itorero zidusahura ibyacu, aho kutwigisha, aho kutwungura. Zifite umugambi wo kudusahura, wo kutwiba, wo kwiyorosa iri jambo ry'Imana, iyi ntwaro yacu, bakayifata bakayibohoza, bakayikoresha ibyo itakwiriye gukoresha. Iyi ntwaro Imana yayiduhaye kugira ngo iturinde mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwo kujijuka, mu buryo bw'iyerekwa. Iyi Bibiliya ibumbatiye byose, ibumbatiye bwaba ari ubwo bukire bw'amafaranga, bwaba ari ubwo bukire bwo mu mwuka, yaba ari aya mazu meza, yaba ari imihanda myiza. Nta kintu na kimwe kitanditse muri Bibiliya. Kandi nta hantu Bibiliya ivuga ko umukristo ari we muntu uzabaho nabi, cyangwa se ko umupasiteri ari we muntu uzabaho nabi. Oya, Bibiliya ivuga ko nitwegera Imana, ibyo dusaba byose izabiduha. Ariko ntabwo tuzakoresha amayeri kugira ngo tubigereho, ntabwo tuzakoresha amayeri kugira ngo tujye gusahura ababifite. Oya, izaduhereza iyerekwa. Njya ndeba mwa bino bihugu dutuyemo, ni ibihugu bigira byibura akazuba iminsi 3, ariko usanga twebwe Imana yahaye ikirere cyiza muri Afurika. Ni twebwe dufite ibibazo, ni twebwe dufite abantu barwara ntibabona ubuvuzi, twebwe dufite imihanda idakwiriye, ni twebwe tugenda mbega tukibera mu mudamararo, titumenye gukoresha neza ubwenge Imana duhaye. Uyu munsi rero mbabwire ngo mu byo ukora byose, mu mirimo ukora, saba ubwenge, igira inama, saba Imana umutimanama wawe. Gerageza ugenzure kuhamanya n'Imana yo guhindurira benshi, kugira ngo nawe uzabe urumuri. Ukwiye kuba urumuri, ukwiye kwambara umwambaro w'urumuri. Abantu bose bakureba bakavuga ati uyu ni umuntu muri uku kwezi ariko bivuga ngo ku musirikare wa Kristo. Umusirikare usangwa ahantu aba ari hose, haba ari ukugenda, haba ari ukuvuga, haba ari ukwambara, atandukanye n'abasivili. Ingendo ye, uko areba, imyitwarire ye, ubuzima bwe bwa buri munsi, ni umuntu ugira gahunda ku bintu bye, kandi utica isaha, buri saha aba afite icyo agomba gukora, kandi ibyo arinda byose akumva kuko bifite umutekano. Hano rero abantu dushinzwe kurinda ni aba banyantegeke. Wari uzi kuko uyu n'umuntu afite ikibazo, nge ubwo ubuzima nabubaye, ubuzima bwo kubaho nyine ufite ukabona ibibazo birakugarije mu mpande zitandukanye, ariko iyo uhamanyije n'Imana kandi ukigira inama nawe yo kuvuga ngo iki kintu kugira ngo gisohokemo, Imana niyifasha muri iyi nzira ngomba kugisohoka, ukabishyiramo imbaraga, ukoresheje imbaraga zawe n'ubwenge n'iby'Imana yaguhaye, Imana iragushoboza kandi ukagera ku ntego. Njya nkunda kubwira abantu ngo ndi Umwisiraheli, abantu bagaseka. Abisiraheli baciye mu bintu bikomeye, ariko na n'ubu Isiraheli ni igihugu gikomeye. Njya nkunda kubwira abantu ati ndi Umwisiraheli. Uri gutegura ijambo rivuga ngo mbese birakwiriye ko abantu twe gusenga Imana ya Isiraheli, cyangwa Imana ni iyacu twese. Reka twigarukire kuri Daniel, kuko ngiye gusoza. Ariko mu gusoza kwa nagira nkubwire ngo gerageza uharanire kugira ubwenge, uharanire kujijuka, uharanire kujijukirwa iby'Imana. Abantu ukumva ngo abantu barakubwiye ngo niba uzi gusoma no kwandika, ukaba ushobora kugira amahirwe ukaza kuri urubuga nk'uru nguru rwabohoka, tuvugira Imana ukuri kwayo, tuvugira Imana uko yatugize, ukaba wumva nta bushobozi ufite bwo kwigurira Bibiliya,
hari n'ibindi bitabo byinshi byunganira bibiri, ariko umuntu wese uzatanga komante byibura 20 ku biganiro akaba uwa mbere, ariko nshatse navuga na batatu ba mbere, kuko mbagejejeho bibiriya, mbagejejeho ijambo ry'Imana. Nzagerageza kugira ngo tujye dufatanyiriza hamwe gusoma bibiriya, kuko bibiriya buri munsi tugomba kugira uyu murongo wamfashije cyane nk'ugusoma ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana. Abanyabwenge, abantu basobanukiwe n'iby'Imana, abantu basobanukiwe n'iby'iyi si, abantu basobanukiwe n'imigendere y'abantu, abantu bahindurira abandi gukurikira Imana, abantu barinda ko hari umukristo wahuta, bagasenga, bakaririmba, bagahishurirwa, bakagira ubwenge, bakabukoresha icyo babuherewe. ngo abo bantu bazamurika nk'inyenyeri iteka ryose, bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. uri kwifuza kubitara, kuba urumuri iteka ryose, umwijima ushyire ku ruhande, ushakisha imibereho yawe myiza. Reka rero mbashimire kuri uyu mugoroba, kandi ngomeze mbararike. ndabona abantu baracyari bake bankurikira, ariko reka mbabwire ngo iby'Imana nta handi ubu buzima dufite ni bugufiya. muze tugire umuryango munini kuri uru rubuga, kuko duhurira mu nsengero, kuko duhurira mu miryango itandukanye. muze duhure tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi muzabona kuko mutataye umwanya. nanjye ibi narabyiyemeje ko mbona ko atari guta umwanya, ahubwo ni ukugwiza umucyo n'urumuri muri iyi si, bikazatubera inzira nziza tugeza mu ijoro utawuyobye, kubera umwijima ushobora kudutangira. reka mbifuriza umugoroba mwiza rero, abo abasha kunkurikira, kandi mbasabe kugira ngo mukomeze mwiyaboneshe. umaze kwiyabonesha ugakora ukazongera ikiganiro cyose ngize kuri uru rubuga rwa Bohoka ruhita kuri kugera. amazina yanjye nitwa Habyarimana Nacolette, nkora umurimo w'Imana hano muri Denmark, ariko ndi kwifuza kwiza ubutumwa hirya hino aho naciye n'aho ntaragera. aho hose ndashaka kuko hagera ubutumwa bwiza. ubu niyemeje yaba ari gukoresha inkunga ishoboka iyo ari yo yose, kugira ngo abantu bose basobanukirwe n'ijambo ry'Imana. twese tazagire uzayoba inzira, twese tuzagere muri ubwo bwami bw'Imana twemye, tujijutse, twararinze iby'Imana, kandi twarabaye nka Daniyeli wabashije kunesha Imana ikamwereka ibizaba. natwe reka tubashe kunesha Imana itwereka ibizaba n'iyo tujya. Imana ibagirire neza, mugire umugoroba mwiza. ndabakunda, nimwiyandikishe kandi mumpe komantere. amen.